Mwawe ikaze mwe mwese mudukurikira ku rubuga Kubaturwa TV. Ni iby'igikundiro gukomeza kuduha subscribe zanyu cyangwa se sabone mu ndimi z'amahanga cyangwa se kwiyandikisha nk'uko musanzwe mubikora. Imana nsenga Yehova abamera umugisha kandi urukundo rumukomokaho rusesekare ku biremwa bimwubaha. Kuki ntangiye mvuga ntyo? Hirya no hino ku isi uhasanga umubare w'abantu benshi bakomeje kwibasirwa n'ibibazo, ariko inkomoko y'ibyo bibazo ikomoka he? Kugira ngo dusobanukirwe ni mucyo turebere hamwe amagambo aboneka mu Itangiriro igice cyaho cya 3 umurongo waho w'8, turebe imvo n'imvano bw'ikibazo cyangwa se by'ibibazo abantu bagenda bibasirwa nabyo. Ibyanditswe byera bigenda bigaragaza ko Satani umwanzi yabashije kugoreka cyangwa se kuyobya abakurambere bacu aribo Adamu na Eva, yerekana ko ari we wenyine ufite ubushobozi bwo guhera cyangwa se bwo gufasha abantu mu mahitamo yabo. Ibyo byaje kubaho ku buryo abantu Adamu na Eva bisanze bakora ibyaha cyangwa se bisanze mu murongo utari wo, basanga bahemukiye Imana. Ubwo rero Uwiteka yabasangaga, ndavuga mu Itangiriro igice cyaho cya 3 urasanga iyo nkuru. Ubwo bumvaga imirindi y'Uwiteka batangiye buri wese kwitiranya cyangwa se kwitana ba mwana. Umwe avuga ati ni inzoka waremye Imana, undi ati ni umugore wampaye. Ibyo byose byaje kutuviramo na bugingo n'ubu ibyaha n'urupfu. Ariko ni hehe, ni ihe soko nyamukuru cyangwa se Satani yarekeye aho kugira ngo arusheho gukomeza kuyobya abari mu isi? Igisubizo suko kiri. Usanga abantu aho kugira ngo bemere Imana bakiranuka, ahubwo bayibangikanya, bayoborwa na Satani mu buryo bw'amayeri. Bikorwa bite rero? Mu Bakorino ba mbere, Abakorino ba kabiri igice 11 umurongo waho wa 3 haranditswe ngo, ariko ndatinya yuko nk'uko yanzoka yohesheje Eva uburyarya bwayo, ariko namwe intekerezo zanyu zayobya mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Umurongo wa 4, kuko iyo haje umuntu ubabwira Yesu wundi tutababwiye, mukakira undi mwuka mutakiriye mbere, cyangwa ubundi butumwa mutemeye, mumwihanganira mubikunze, ariko nje ko mutanyihanganira. Ubwo rero Pawulo yagaragazaga uburyo inyigisho z'ibinyoma zagiye zinjira mu itorero, nk'uko na Satani yakoresheje uburyarya kugira ngo ayobye abakurambere bacu. Ubwo buryo burimo buranokoreshwa na bugingo n'ubu kugira ngo Satani agamburuze abubaha Imana. Abikora ate? Muri iki gihe cyacu usanga aho kugira ngo abantu basenga Imana bayishakaho gukiranuka cyangwa se bayikiranukira, usanga bashaka kuyubaha ari uko Imana yagize impongano ibaha. Ariko iyo nyigisho wibuke ko isa nk'igihe Satani yoshyaga cyangwa se yageragezaga Yesu. Mu gice cya 4 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, tubona uburyo Satani yitwararitse ubwo yageragezaga Yesu. Yageze hamwere ku bwami bwose bwo mu isi n'ikuzo ryabyo. N'ikuzo turi muri Matayo ibice 4 umurongo waho wa 4 haranditswe ngo, duhere kuri 3, umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye ahinduke imitsima. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'imitsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Usanga nk'iki gihe cyacu aho kugira ngo abantu bafashe abandi mu kwiga amagambo y'Imana, ahubwo usanga babafasha kubasezeranya amasezerano bwabo. Mbese ngo sogokuru wawe arukuraga urubanza rwamunaniye.
aho kugira ngo bakore ibyo gukiranuka bagirirwe neza n'Imana, usanga babicengezamwo abantu bababwira ko Imana nibayikora batya irabagirira neza. Nyamara wareba wakoresha imvamutima zawe n'inyurabwenge zawe ugasanga bakwizeza ibitangaza, nabo ubwabo ibyo bitangaza bitabageraho. Umurongo waho wa 5 ngo maze umwanzi amujyana ku murwa wera. Turi mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 4 umurongo wa 5. Maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana ijugunywe hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati, kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Muri iki gihe cyacu abantu bari kugerageza Uwiteka, bari kumugerageza muri ubu buryo. Uwiteka yabwiye abantu ko ubwo bashoboraga gukora ibihuje no gukiranuka, bakagenda nk'uko ijambo rye riri, bashoboraga kugirirwa neza n'Imana. Haleluya. Nyuma yaho, aho kugira ngo abantu komeze kugenda nk'uko Imana ibishaka, ahubwo baragamburuye bakora ibihuje n'imiraranga mutima yabo. Nyuma yaho Uwiteka akomeza kubona ko ari indyarya. Umurongo waho wa 6 aramusubiza ati, niba uri umwana w'Imana ijugunywe hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati, kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Muri iki gihe cyacu rero, Imana ikunda abihannye bivuye ku mutima, abakora ibyo gukiranuka. Nanone nusoma muri Yobu igice cya 28 umurongo wa 28, dusoma ngo maze ibwira uwo muntu iti, kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ndabibutsa abantu mwese muganira nanjye, cyangwa se mubwirizwa nanjye, inzira yo kubohoka, inzira yo kubaturwa, ko mwagira ute mwabana n'Uwiteka mukiranuka. Nanone kandi umugabo Mika cyangwa se umuhanuzi Mika yagarutse ku magambo ari muri Mika igice cya 4 umurongo waho w'8. Yagize ati, yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka, no gukunda kubabarira, no kugendana n'Uwiteka wicishe bugufi. Ese ukunda kubabarira cyangwa uhora wibuka inzika ibintu byakubayeho? Ese wibuka ko Uwiteka ari Imana igambiriye kugira ngo ugirire neza n'umwanzi wawe? Umwanzi w'umuntu, ahubwo aho kugira ngo ugirire neza umwanzi wawe, uhora ushaka kumushakaho ugukiranuka. Ni mucyo turebere hamwe impanuro Yesu yatanze abanzi bacu ko twakagombye kuba tubagirira neza. Muri Matayo ubutumwa bwiza ibice byaho 5 umurongo waho wa 43 na 44 haranditswe ngo, mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe wanga umwanzi wawe, ariko njyeweho ndababwira nti mukunde abanzi banyu, musabira ababarenganya, nibwo muzaba abana ba So mu ijuru, kuko ategekera izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura. Nimukunda ababakunda gusa muzahembwa iki? Mbese abakoresha ikorobo ntibagira batyo? Nimuramutsa bene wanyu bonyine, abandi mubarusha iki? Mbese abapagani nabo ntibagira batyo? Namwe muwe mukiranutse nkuko So mu ijuru akiranuka. Nawe kiranukira umuturanyi, kiranukira igihugu utanga imisoro, kiranukira buri muntu wese ugukoresha umukoresha wawe, ukora ibyo agutegeka. Nudakora utyo uragira ute? Uraraguza, nturimo ushaka Imana n'umutima umenetse. Nanone ndasoreza ku yahe magambo? Ndasoza ku magambo agira ati, kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu ari hano ku isi yatanze itegeko riremereye, yatanze itegeko ntitize itegeko rya zahabu, ubwo yavugaga ati, muri Yohana ubutumwa bwiza ibice 13 umurongo wa 34 na 35 dusoma ngo, ndabaha itegeko rishya ngo nimukundane nkuko nabakunze, abariko namwe mukundana. Ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye, nimukundana. Ese ugira urukundo urugaragariza abandi? Niba ubikora urahirwa. Niba utabikora urimo urakora ibyo nakwita kwitiranya Imana no kuyishaka cyangwa se n'amarangamutima.
mwaganirizwaga n'umuvugabutumwa Mugwaneza Ernest kuri Channel Kubaturwa TV. Murakoze, Uwiteka duhane ibyiza, mugira amahoro.